Muvandimwe ndagushuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe amagambo dusanga muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo twumve icyo umwami yaduteguriye. Umutwe w'amagambo uragira uti Yesu ageragezwa na Satani. Nuko Yesu ajyanwa na Mwuka w'Imana mu butayu kugira ngo hageragezwe na Satani. Ahamara iminsi 40 n'amajoro 40 yigomwa kurya, hanyuma arasonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana tegeka ko aya mabuye ahinduka umugati. Yesu aramusubiza ati, biranditswe ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose Imana ivuga. Satani amujyana i Yerusalemu, umujyi Imana yitoranyirije, amuhagarika ku munara w'ingoro y'Imana. Aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana simbuka ugwe hasi, kuko byanditswe ngo Imana izagutegekera abamarayika bayo, bazakuramira mu maboko yabo kugira ngo udasitara ku ibuye. Yesu aramubwira ati, haranditswe ngo ntukagerageze Nyagasani Imana yawe. Nuko Satani arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ibihugu byose byo ku isi n'icyubahiro cyabyo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nunyikubita imbere ukandamya. Yesu aramusubiza ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uzaramye Nyagasani Imana yawe abe ari we wenyine uyoboka. Satani amusigaho, haza abamarayika baramukorera. Mwene data, ndagira nkubwire ko Satani yahagurukiye abantu bo muri iyi minsi, aho ashaka kubagusha anyuze mu byo babura: ubutunzi, icyubahiro n'ibindi by'agaciro. Arashaka kutwereka ko bihagije kumusingiza tukabihabwa, ariko twibaza ikintu kimwe gusa: mbese ku munsi w'urubanza twazasubiza iki Imana yaturemye? Ibaze nanjye nibaza. Ndagusaba kutagwa mu mutego we ngo utwarwe n'irari y'ibyo byose, kuko birashira. Niboraho atugiriye ubuntu, twiratana ibyiza yaduhaye nk'aho ari twe twabiruhiye ku giti cyacu atabigizemo uruhare. Birasobanutse aho Imana itubwira ko yatumiye tukiri urusoro, kandi n'umusatsi wo ku mutwe wacu ukaba ubaze. Mbese turigenga? Ubutunzi bw'isi nibwo butuyoboye? Ntibikabe. Ntukangwe nabyo, yoborwa n'Umwuka Wera, maze icyo usaba mu izina rya Yesu cyose ugihabwe. Abanyarwanda baravuga ngo iraguha ntimugura. Irinde icyagukura mu mwanya, urangamire Nyagasani, azaguha byose ukeneye. Ntazagire umuntu uza ngo agushukishe ko afite ibyo wifuza byose, ngo akuyobye cyangwa akugushe mu mutego w'icyaha, cyangwa akwereke yuko ibyawe byarangiye kuko utubahirije amategeko n'amabwiriza yaguhaye nk'aho ari we wakuremye. Eho twabonye ko na Satani yifashishije ubutunzi n'imitungo afite n'iki byose n'ibyo ashobora kuba afite byose, afite uburenganzira, akashaka kugusha umwana w'Imana. Ariko ntibyari gukunda ko Yesu yari umwana w'Imana. Natwe rero dusabwa gutera ikirenge mu cya Yesu kugira ngo twigane ibyo yakoze tuyobowe n'Umwuka w'Imana, kandi nzi neza yuko ariyo mpamvu yamutwoherereje. Hanyuma ikindi umuntu atatinda kuvugaho ni uko imbaraga nke zacu arizo umuntu ushaka kutugusha anyuramo. Niba ukeneye akambaro arakubwira ati, ndakaguha mugirire nabi, ndakaguha nangize ubuzima bwawe, ndakaguha umbere umucakara. Oya, jya gusenga Imana, kora imirimo isanzwe. N'ubundi iyo tubuze ubwenge Imana iratureka. Niba ubuze ako gatelefone aravuga ati, ndakaguha ugushe mu mutego, ndakaguha ugire ihabara, ibyo ngibyo byose
Imana iba ibireba, natwe mubona ko telefone tuyikeneye, ariko nusenga ugakora imirimo isanzwe yo gukiranuka ndetse ukaba no mu by'Imana, ntabwo Imana izabura kuguha icyo ukeneye kuko irabizi, niyo mbere yo kudusaba iba yamaze kubona ibyo dukeneye. Rero ntihazagire umuntu ugutsikamisha ibyo abona ukeneye ngo akugushe mu mutego w'icyaha, cyangwa se ibyo akurusha cyangwa se ubukire bwe ngo ubugendemo uzabone ko bwo buzagutunga. Tumwite Imana yawe ku rundi ruhande. Ntibikabe ntibikabe. Ndagushimiye rero ko wumvishe iki cyigisho cy'umunsi. Fasha dusenge, dufatanye dusenga Imana. Imana turagushimiye kubana natwe iminsi yose, uturinda ku mpuhwe zawe, uduha ibyo dukeneye ku buntu bwawe, turebana impuhwe, uturinde guhubukira ibishashagirana byose kuko atari zahabu, ahubwo uturengereshe imbaraga zawe zo kuba mu byawe kuko nawe uba mu byacu. Izina ryawe niryamamare hose mu izina rya Yesu. Amen.